Imana y'amahoro ikomeze ibishimire. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Nshimye Imana yuko ikomeje kuduha ibihe byiza ndetse igakomeza ijambo ryayo muri twebwe. Imana nishimwe cyane, twongeye kubona uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri, ni inkota kandi rihanira umuntu gukiranuka. Ni mwene so nk'ibisanzwe Niyonsenga Ernest. Iyi ni Gospel TV Rwanda. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Urera, urakiranuka, ukiranirwa, urihariye kandi urihagije. Ijambo ryawe ni ukuri kandi riduhanira gukiranuka nk'uko ribivuga. Ngwino rero ubane natwe muri uyu mwanya. Urakoze cyane, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahereze umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo turi buganireho ni ukuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 12, umurongo wa 24. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Imana itugirire neza cyane. Imana ishimwe. Umurongo wa 26 turatubwira ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera atazamuha icyubahiro. 36 baratubwira ngo mwizere umucyo kugira ngo mube umucyo. Mwizere umucyo, mugifite umucyo kugira ngo mube abantu b'umucyo. Imana ishimwe cyane. Somya amagambo akomeye cyane yanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 12. Mwibuke ko turi kuganira ku ijambo kuba ab'umumaro, kuba umuntu w'umumaro. Bwa mbere muri Kristo Yesu, bwa kabiri ukaba umumaro mu muryango, bwa gatatu ukaba umumaro mu itorero ndetse no mu gihugu, icya kane ukaba umumaro ku isi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo nabahamagariye kwanduzwa, ahubwo nabahamagariye gukiranuka. Imana ishimwe cyane rero iduhaye uyu mwanya kugira ngo umuntu abe uw'umumaro. Pawulo we yabwiye Filemoni, aramubwira ngo mwene data, kubonemo umumaro muri Kristo, nduhura umutima mu mwami wacu. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo akomeye cyane. Kubonemo umumaro muri Kristo kandi nduhura umutima. Yesu yabwiye abantu bari baje kumureba, arababwira ngo kugira ngo urubuto rugire umumaro, rwera imbuto nyinshi, nuko rubanza gupfa. Iyo rumaze gupfa, rwinjiye mu butaka, rubasha gushora imizi, rukera izindi mbuto nyinshi. Ntabwo rero waba uw'umumaro hari ingeso zimwe na zimwe utarapfaho. Ntabwo bishoboka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukwiriye kwera imbuto, kandi imbuto zikwiriye abihana, kandi kuko zikagwira zikaba nyinshi. Utaramara gupfa ku byaha, utarapfa ku ngeso za kamere, utarapfa ku kintu cyose cyagutandukanya n'Umwami Imana, ntabwo wabasha kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rihora riduhanira gukiranuka kandi rikaduhanira kuba ab'umumaro. Yesu yaravuze ngo mwizere umucyo mukiwufite,
kugira ngo mube ab'umucyo. Imana ishimwe cyane. Mwizere umucyo mukiwufite kugira ngo mube abana b'umucyo. Kristo niwe wavuze ibi bintu, kuko tumaze gusobanukirwa neza ko Kristo ari umucyo, tumwizere kugira ngo tube abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Numara kuba umumaro rero wo kwizera Kristo, ukaba umucyo, ukaba umucyo, atangira kuvira amahanga. Umuntu wese ukubonye akakubonamo umucyo w'Imana, icyo gihe uba utangiye kuba umumaro. Abantu baba batangiye kugusoromaho imbuto, kubera ko buri wese aba yifuza kubana nawe, kuko hari icyo yumva yagukuraho. Birababaje kumva wabana n'abantu mukabana amezi 3, icyumweru cyose, iminsi 2, nta kintu kizima bagukuyeho. Ni igihombo gikomeye cyane mwene data uri kunyumva. Ibuka neza icyo Kristo yasize avuze. Nimugende mubabwirize, mujye mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza. Abihana mubabatize, abo bazaba banyizeye bakanyemera, mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Mwene data urifuza kuba umumaro, tangira ubu ngubu wizere Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Numara kumwizera, ijambo rye riratubwira ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana ubasha kuba umumaro mu muryango, ubasha kuba umumaro mu itorero, ubasha kuba umumaro mu gihugu, kubera yuko icyo gihe uzakomera. Numara gukomera, Imana igukoresha iby'ubutwari, ugira umumaro mu gihe cyawe. Ube nka Yosefu wahakaniye muka Potifari, arangije agira umumaro umuryango, abaha ibyo kurya, inzara yari ibishe, agirira umumaro ubwoko bw'Abayisiraheli. Ikindi kandi arangije agirira umumaro igihugu yari arimo. Imana ishimwe cyane. Mwakire ijambo ry'Imana, kandi Imana ikomeze ibashyigikire muri byose, muba b'umumaro. Amen. Ndagushimiye Yesu, ndaguhimbaza. Uri mwiza kandi ubereye abagutegereje. Iri jambo ngwino rikomeze mu mitima y'abantu, kandi uryubake rwose. Turifuza abantu b'umumaro, kandi dushobozwa nawe uduha imbaraga. Ngwino utange imbaraga, tange irindi hishurirwa, kandi bigaragaze wese icyubahiro nk'Imana. Urakoze cyane. Mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye. Amen.